Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Analysis TV. Uyu munsi reka nkujyane Rubavu, aka kanya mu masaha mu minota mike cyane ishize habereye ibintu bidasanzwe, habereye ahumvikanye inkuru y'akababaro, inkuru mu by'ukuri navuga ko y'inshamugongo, aho hari umupolisi warashe umwana wari ugiye ku ishuri, biteza impagarara mu baturage, nabo kwihangana biranga, bahangana na polisi baterana amabuye, ibintu birakomera. Uti byagenze gute rero? Polisi y'igihugu kuri uyu wa mbere yakomerekeje abaturage mu karere ka Rubavu nyuma yo kuyitera amabuye nayo ikabarasaho. Ni inkuru ndi gusoma kuri bwiza.com, ariko kandi hari n'ibindi binyamakuru bitandukanye byayanditse nka umuseke akadomo rwa nayo yanditse iyi nkuru ivuga kuri iri raswa n'irirasana n'irihangana ry'abaturage na polisi hariya mu karere ka Rubavu. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ukwakira 2024 mu murenge wa Bugeshi. Intandaro rero y'irihangana bikaba yabaye abazwi nk'abacoracora, niba abantu bagerageza kwinjiza mu Rwanda amagendo y'imyenda. Abo ngabo rero bari bayivanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko iki kinyamakuru cyitwa bwiza.com gikomeza kibivuga. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko ubwo polisi yageragezaga gukumira abo bacoracora yabarasheho nyine. Hanyuma muri uko kubarasaho rero byaje kubw'ibyago, ubwo abapolisi barasaga kwabo bacoracora, isasu ryaje gufata mu cyico, baje kurasa mu cyico umwana wiga mu wa 2 w'amashuri abanza wari ugiye ku ishuri. Umwana wari ukiri mutoya, birumvikana umwana wiga primaire mu wa 2 aba ari umwana mutoya cyane. Uwo mwana rero yahise araswa mu cyico, birumvikana nta kundi byari kugenda, yahise yitaba Imana. Urupfu rw'uyu mwana rero, ahantu imvururu zabereye mbi cyane, cyangwa se ibintu byahise bikara cyane. Urupfu rw'uyu mwana rwarakaje abaturage bari baraho nyine, babibonaga cyangwa se babonye uko byagenze, bahita batangira gutera amabuye abapolisi, nabo mu kwirwanaho biba ngombwa ko babarasaho. Amakuru iki kinyamakuru Bwiza cyamenye nuko hari abaturage 6 bajyanywe kwa muganga nyuma yo gukomeretswa na polisi, mu gihe ngo hari n'abandi banze kwigaragaza. Amakuru avuga ko hari abandi banze kwigaragaza batinya ko nyine bazakurikirana. Nyuma y'ubushyamirane rero, umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent Bisano ari kumwe na meya w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper bahise bakorana inama n'abaturage. CP Sano rero mu butumwa yahaye abaturage yabasabye kwirinda guhangana n'inzego z'umutekano, ahubwo bagafatanya nazo mu kubaka ibirenze by'igihugu kimaze kugeraho. Iyo ni inkuru imwe iri kuri bwiza.com. Ariko kandi umuseke nawo wanditse ko ngo Rubavu, ubuyobozi bwa polisi ku rwego rw'igihugu bwagiye guhumuriza abaturage bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu nyuma y'uko umupolisi arashe umwana wari ugiye ku ishuri. Amakuru rero nk'uko nabimaze kubikubwira avuga ko abapolisi bakorera muri uwo murenge wa Bugeshi ubwo barimo bashakisha abakora amagendo bazwi ku izina ry'abacoracora barashe umwana wari ugiye ku ishuri. Uyu mwana rero ngo bivugwa ko aturuka mu muryango uvugwaho magendo cyangwa se uvugwaho abakora amagendo, ariko kumwica nibyo byahise bizamura uburakari bukomeye, bwahise bufata bo muri uwo muryango ngo bashyamirana na polisi, bafata umurambo bahita bawujyana iwabo. Iyo ni indi verisiyo ya kabiri y'umuseke.com rwa niko icyo kinyamakuru cyanditse. Uburakari rero bwahise bufata abo bo mu muryango. Bwiza avugaga abaturage muri rusange, ariko umuseke uravuga ko ari abo mu muryango bahise barakara cyane, bashyamirana na polisi, bahita banafata uwo murambo barawujyana
Mu ijambo rye rero umuyobozi wungirije wa polisi ushinzwe ibikorwa cyangwa se operations ni bwana CP Vincent Bisano yabwiye abaturage ko igikorwa cyabaye cyababaje polisi. Ati muri iyo operasiyo ntabwo byadushimishije, twese tuba twababaye kubera ko byagenze gutyo. Yavuze ko abaturage bakwiye kubaha inzego z'umutekano ntibazitera amabuye, ahubwo ngo bakwiye gukorana n'inzego z'umutekano zose. Yagize ati twebwe iyo turi mu kazi nijoro mu mwijima tuba turyamiye amajanja ducunze umutekano wanyu mwese. Hari abanyerondo mwitoreye, abashinzwe umutekano mu midugudu, hari abapolisi n'abasirikare, dukora ku manywa na nijoro ngo tubone umutekano ntituwufite se? Umutekano turawufite, ibigenda nabi ibi byabaye turabishakira umuti dufatanyije namwe mwese, niko yababwiye. CP Vincent Sano yavuze ko nta mupolisi wahutse mu baturage ngarase. Abaturage bahise bavugira rimwe bagaragaza ko batishimye. Akomeza avuga ko umupolisi yarashe abantu yahagaritse nijoro. Abaturage nabwo bavugira rimwe bavuga ko byabaye ku manywa. Uyu muyobozi wa polisi rero CP Vincent Bisano yasabye abaturage ko igihe umupolisi cyangwa undi ushinzwe umutekano bahagaritse, ni ukuvuga niba umupolisi cyangwa umwerondo cyangwa umudaso cyangwa urundi rwego runaka rw'umutekano ruguhagaritse, uba ukwiye guhagarara ukumva ibyo bakubaza, nta guterana amabuye, nta gutera ibisongo, nta kwirukanka. Mu magambo ye yagize ati umucengezi asa natwe, uramutse wirutse umupolisi yagutandukanya n'umugizi wa nabi gute? Iyo uwo twatekereza ko ari umugizi wa nabi yirutse, nta kundi turarasa. Yavuze ko ibikorwa by'iterambere abaturage bageraho babikesha umutekano. Avuga ko amasasu atari yonyine ahungabanya umutekano, ko n'amagendo ihungabanya umutekano. Ati ndababona mwababaye, natwe twababaye, twaretse akazi ngo tuze twifatanye namwe, ariko ako kababaro kareke gukomeza kudufata ngo mukore amakosa. Niko yababwiraga nyine, ababwira ati turi kumwe tubabaranye namwe, ariko nanone akababaro ntigakomeze kubakoresha amakosa. Yavuze ko naho nk'uko nabikubwiye ngitangira, uyu muyobozi wa polisi yari yajyanye na meya w'akarere ka Rubavu kugira ngo nyine bajye kuganiriza abaturage, bamenye nyine impumeko iri mu baturage, banabahumurize. Umuyobozi rero meya wa Rubavu Murindwa Prosper yabwiye abaturage ko ubuyobozi bwabajwe cyane nuko umunyeshuri yarashwe, ariko ko yarasiwe mu baforoderi. Yavuze ko ubuyobozi bufatanya n'umuryango we mu kumushyingura, asaba abaturage kudahishirana mu bijyanye n'amagendo. Reka nkubwire ko umwana warashwe yaragiye gusubira mu masomo ye nk'uko abaturage bakomeza babivuga. Uwo mwana rero nta kundi bwo nuko byagenze, yamaze kuba yitaba Imana. Ubwo twamubwira ngo twamwifuriza iruhuko ridashira, tukamwifuriza kuruhukira mu mahoro, ariko kandi tuvuga tuti birababaje, ibyabaye birababaje kabisa. Ubwo ababyeyi be nabo bagakomeza kwihangana, gusa ibyabaye Rubavu byo ni inkuru yari iteye ukwayo mu by'ukuri. Niyo rero narinje kubasangiza muri aya masaha, niyo narinje kubagezaho ngo namwe mwumve uko byagenze. Mwakoze cyane kudukurikira. Twitwa Analysis TV, turabashimiye.